cyane cyane n'imbwa ziri mu cyarya ziri hehe ubuzimbwa turazimutse ndavuga ati ugiye gukora ishyano umere nka Mutesi Djori ufishe ngo yongeye gukora mu bwonko abantu ngo imbwa nta mushiki wanjye ngira wisize mu korogo uwo tumuretse hari imbwa zo mu mashyamba zo mu bishanga n'iziba izo turazimutse tukavuga utazatuma hari abantu benshi bagira gute nta mushiki wanjye mfite wisiga mu korogo impamvu bikubwira gutyo uvuza akantu k'imbwa utantangira kwikanga ati se ngo kabyara mu bwo nawe ntiwaba utangiye kuzana rya jambo Mutesi Djori ko yisana ngo ni imbwa we twamusubiza iki reka tumugirire ibanga na nimugoroba yabyongeye ibyo bintu yabisubiyemo ari kuvuga ngo hitamo kuba imbwa cyangwa reka nkubwize ukuri buri uzarebe niyo mpamvu leta y'u Rwanda ica amavuta mu korogo buri muntu yisiga mu korogo ni kimwe n'umuntu nk'uyajyabwenge byose hari ibyayura ruhu urumva n'ibyayura bwenge mu bitekerezo byanga bikunda harimo kimwe muri ibyo ngibyo cyo kigomba gufata iki gufata irangi uzarebe uriya Mutesi Djori cyangwa abakobwa bose bisiga mu korogo ntabwo yajya kuzuba nk'ini ngiri ahita ashya bisobanuye ko mu korogo ryafashe rero ryarafashe ryaramuhamye so uri kumva ariko ngiye uko byagenze ninjiye mu kabyiniro kubera ko nzi neza ko mfite amakuru neza y'ukuri kwemeza neza yuko DJ Briane yamaze kwinjira muri case y'ubutinganyi mfite n'amakuru yuko yamaze kurokirita umukunzi mushyashya bamwita Tesha n'umukobwa akundanaga na Albin wakoraga kuri Flash wa mukobwa arufite akaboro k'akadevo kameze nka kateta bahise babyumva vuba uri kumva uwo mukobwa n'usiga ukundana nande na DJ Briane umukobwa afite mukuru wiwe ufite inzu akodeshejemo abantu hariya mu Miduha Nyamirambo mu Miduha ukigera aho ni muri quartier yabo urakoze cyane guhera mu stade mu Mena urakoze cyane umuntu urujya rwa Rutabana mpaka mu Miduha baruzuye urakoze cyane baranabyemera urakoze cyane rero sasa uri kumva byo nyimara agiye kubyumva uko nguko nagiye mu kabyiniro kamwe uri kumva mbona barimo barasundana icyo nakoze nta kintu nifata phone nkashyira gutya hejuru birabibibazo habwa ukuntu ufata phone ugashyira muri video recorder ukaba usa nk'uyifatiraho gutya uri kumva nifatira karahure kanje kari kandi kwinywera uko nta kundu tuba vuba mwega niho hakunda ko amakuru y'abastar kenshi ndakuyarukirita muri ubwo ni n'abantu dukura abafana ndetse n'abakaboro ndagafata maze ugafata kumwe DJ abapozinze indirimbo bagiye gushyiramo indirimbo we noneho amera nk'ugiye kwaka indirimbo DJ abona namukasize uwo mukobwa aho ngaho ashaka gushiduka hari abandi bamumuryango amufata gutya mu kiganza bagiye kwerekeza kuri DJ avuga ati cya kiganza reka gifotore DJ Briane amufate mu gifoto uko nguko rero akaba ari nkavamo uko nguko Yes, nanyangusuza kandi nizere ko umeze neza uri hose mu bice bitandukanye Burasirazuba Irengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course twa cheke isaga n'abana ukina n'abanyana so yatandukanye mu bice bitandukanye twari gusobanura ibyo twasenye twari gutanga isanamitima ku badukurikiye ngo ni Kigali News 500 subscribe like shanitse na comment ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye mwijwi rye byiza mwijwi rituje nawe arivuga namara kwivuga nanjye nkomerezaho ibyanjye ngira ngo abantu wenda batari benshi ariko byibuze aburugero bagereranyije bamaze n'umuntu wakumva ijwi yatangiye kumva warebe nta wundi rero ninjye wanyu umuhungu wanyu T-Bless nanone T-Boy T-Swag baddest bad boy bombo class ya Kuba the top ambassador sound the machine on the mic Liz no one Liz your blessings over blessings the top hustler Mr. Humbman mwetu kushaka ni wa muhungu wasizwe amavuta y'umugisha number 1 on the mic tuje mu kiganiro twahindura isura cyangwa twahindure inyito nzaza ngaruka ndigiye nyine cyangwa ngarukane n'abatumirwa bagiye batandukanye ni mu kiganiro vuvuzera tuzayatuvuza ikondera ryacu ryumvikane hose kino kiganiro nakisi izina arahani hantu nyikorera ariko ubu ngubu byabingwa kunyizana kuri channel yanjye twatuvuza vuvuzera abari Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru mwese mukumva cyane n'imbwa ziri mu cyarya ziri hehe ubuzimbwa turazimutse ndavuga ati ugiye gukora ishyano umere nka Mutesi Djori ufishe ngo yongeye gukora mu bwonko abantu ngo imbwa nta mushiki wanjye ngira wisize mu korogo uwo tumuretse hari imbwa zo mu mashyamba zo mu bishanga n'iziba izo turazimutse tukavuga utazatuma hari abantu benshi bagira gute nta mushiki wanjye mfite impamvu bikubwira gutyo uvuza akantu k'imbwa utantangira kwikanga ati se ngo kabyara mu bwo nawe ntiwaba utangiye kuzana rya jambo Mutesi Djori ko yisana ngo ni imbwa we twamusubiza iki reka tumugirire ibanga na nimugoroba yabyongeye ibyo bintu yabisubiyemo ari kuvuga ngo hitamo kuba imbwa cyangwa
reka nkubwize ukuri buri uzarebe niyo mpamvu leta y'u Rwanda ica amavuta ya mukorogo buri muntu isiga mukorogo ni kimwe n'umuntu w'ibiyobyabwenge byose hari ibyayura ruhu urumva n'ibyayura bwenge mu bitekerezo byanga bikunda harimo kimwe muri ibyo ngibyo kigomba gufata iki gufata irangi uzarebe uriya Mutesi Djori cyangwa abakobwa bose bisiga mukorogo ntabwo yajya kuzuba nk'ini ngiri ahita ashya bisobanuye ko mukorogo ryafashe rero ryarafashe ryaramuhamye so Tibrez umeze neza shameze neza yaciyemo igihe kinini cyane tutabonana ariko hirya no hino kini kintu cyambere wenda ndi gusa naho nshimira b'Imana nuko wenda tubashiye kuba twongera kugira gute twongera guhuza bino bintu byo ni byambere umuntu agomba gushimira Imana abadukurikiye bari mu bice bitandukanye abari mu Rwanda ingabo z'u Rwanda turabasuhuje Rwanda Defense Force polisi zo mu muhanda abapolisi mu zindi nkengero baba barimo zose turabasuhuje nanone leta y'u Rwanda cyangwa polisi iratubwira ngo aho mubona hari igisambo cyangwa ari ibisambo cyangwa hari umutekano muke dutangire amakuru kugiye 112 muyihamagara nyamuntu muvuga ati ino quartier hari ibisambo sikameze ngiye no gutangira amakuru ku gihe ntago ugomba kuguma ku kintu kimwe so ndagira ngo dutangire rero turi mu kiganiro vuvuzera tugiye kuzimutsa uyu munsi turazimutsa zambwa bavuze ndakeka ko uyu munsi dufite inkuta zishobora kuba ari ni inkuta 3 turi buze kujyamo naga ari zimwe ziyeriko bajya bavuga napana zazi nitwaganye naga ari gusibanganya inkuta 3 tugiye kugerageza kura kuntu byasenyuka zikava bitewe nuko ziri kugaragara mu buryo butari buzima reka duhere ku nkuta ya mbere nanone reka iyo nkuta nkiyinjiramo neza DJ Briane baramuzi DJ Briane mubona kuri televiziyo eshatu zana mu Rwanda ni YouTube channel televiziyo tuzi ni televiziyo Rwanda ni YouTube channel 3 agaragaraho iyo YouTube channel hari YouTube channel ya Sabi bita Isimbi iyo ngiyo no yamwoheje ibasha kugira gute kumwerekana hari YouTube channel bita Yago TV show Yago ntakimukoresha kubera yuko ari kwambara icyasha ariko yambara icyasha akaza impamvu nawe Yago urumva atakimuzana Yago nagiye mu buyobe bw'ubuhanzi sebyo yigira gatente kandi atari gite no kuvuga ngo indi ya gatatu niyo bita ni channel ya Emirene ari gukora MIE ubwo ni M Empire ubwo ni bya birombe byose ni bya birombe bye n'ubundi ahandi mu muzi ntaho ya muri komando ati sakura bese ni cyasemano arahandi mu muzi tugiye gutangira kandi hari ahantu ajya gukorera tugiye gutangira nagakorera ubusa tugiye gutangira nagakoresha bavuga ko inguni za mbere ziba zigize equipe bahera muri defense bakigiramo akajyamo hagati bakajya no kubataka niyo mpamvu natwe uyu munsi tugiye kwibanda ku nkuta 3 ubwo ni inkuta turavuga kuri Mutesi Djori tujya kuri Briane tujya no kuri nde arahari ubu ni surprise turi buze kuza twabikira ni surprise ariko n'ikindi kintu n'abafana dukoresha turabagarukaho niko gahunda zimeze so wena naguha ikaze uno muvandimwe yakoze ikiganiro kuri Briane ariko umugu Briane muhe no mu muhanda twaye imodoka itaguca hejuru ndabiza itaca hejuru kuko mu minsi yashize nibwo nigeze kugira ngiye burandi wa muntu ugerageza guha wenda ukura Abanyarwanda ariko gufite fact ko ni wa muntu ukunda kwerekana uruhande rwe rw'ukuri cyane kurenza n'ibindi byose kuko ndibuka ko amagambo menshi akunda gutangaza kuri izo channel zose ashaka kuba yaragiyeho yireguza ibyo nari maze gushyira hanze we yavuze yuko ngo akeneye ngo umuntu ngo ufite fact uri kumva akimara kuvuga akeneye umuntu ufite fact nta kindi kintu ngiye nakoze nashyize hanze amafoto ye biragaragara screenshot aranje twadutakira twagurikira ntabwo turabatinganye ntunkoreho buretse gatukazamuye ntunkoreho twerekane ntunkoreho twaturi yaduhuje ibaza ikiganza n'umujyaba mugenzi wanjye gutya turi mu rukundo dumpeninga bikimara kurangira ibyo ngibyo ngiye nta kindi nakoze nanditse kuri status yanjye chat wenda ndibuze kuza kwereka Abanyarwanda ngo turabishyira kuri screen bazi kuza biragenda binyuramo bimwe na bimwe urabibona ubwo chat nyimara kuyikora ngiyewe nashyizeho chat y'amafoto yaramaze kujya hanze namusanze ahantu hamwe mu kabyiniro kubera ko singiye kukamamaza akunda gusinda vuba ahubwo nabangiye kwica izina ryabo kandi asinda byoroshye nabangiye kwica izina ryabo ndamutse mvuze ngo hano ngukano kabari bakita ngo twaje kwamamaza kukica izina nagarutse no kukamamaza ngo ukwica izina kuvuga ngo hano hantu hasohokera abatinganyi iryo zina ry'ako iryo zina ryaba rigize gute umwanda yawuze ryari maze kwangirika
kuramo icyo kintu wumve ko nawe byamaze kwangirika. Ubwo icyo nakoze nta kindi gihe nagize gutya fata ikiganza no kuvuga ngo iriya foto y'ikiganza yaje nyuma. Iriya ikiganza naga ari Photoshop waba warakoze. Ntaga Photoshop bigi official nawe bwarabyemera. Mu kubyemera nawe bwe yakoze yese no kuri Emirene avuga yuko ngo yasohokeye n'umukobwa ngo barabyinana bisanzwe. Aranje aravuga ngo ikigano yakoze ni mugura mbere yuko agenda kuko ejo nibwo yagiye mu ijoro ryashize. Aravuga ati abaza Emirene amubaje ati ko nabonye ko hari umutipe washyize hanze ifoto ufatanye n'umukobwa agashyira hanze ifoto uri kubyina n'umukobwa ibyo nturabyemera ngo ariko se Emirene ngo reka nireguze neza ngo n'ubwa mbere ngo ubonye umukobwa n'umukobwa babyinana. Uri kumva n'ubwa mbere ubonye umukobwa n'umukobwa babyinana. Ibaze Imana wo mu ijuru iyo interview ndanayifite atandukanye kubyinana na please. Uri kumva ngo babyinana Emirene namukubitamo umutego aramubwira araseka kumwe aseka avuga ati hoya. Uri kumva ariko ngiye uko byagenze ninjiye mu kabyiniro kubera ko nzi neza ko mfite amakuru neza y'ukuri kwemeza neza yuko DJ Briane yamaze kwinjira muri case y'ubutinganyi. Mfite n'amakuru yuko yamaze kurokirita umukunzi mushyashya bamwita Tesha n'umukobwa akundanaga na Albin wakoraga kuri Flash. Wa mukobwa arufite akaboro k'akadevo kameze nka kateta. Bahise babyumva vuba. Uri kumva uwo mukobwa ni usigaye ukundana nande na DJ Briane. Umukobwa afite mukuru wiwe ufite inzu akodeshejemo abantu hariya mu Miduha Nyamirambo mu Miduha. Ukigeraho ni muri quartier yabo. Urakoze cyane. Guhera mu stade mu Mena. Urakoze cyane. Umanura urujya rwa Rutabana mpaka mu Miduha baruzuye. Urakoze cyane. Cyane baranabyemera. Urakoze cyane rero sasa. Uri kumva byo nyimara agiye kubyumva uko nguko. Nagiye mu kabyiniro kamwe. Uri kumva? Yego. Mbona barimo barasundana. Icyo nakoze nta kintu nifata phone nkashyira gutya hejuru birabibazo habwa ukuntu ufata phone ugashyira muri video recorder ukaba usa nk'uyifatiraho gutya. Uri kumva nifatira karahure kanje kari kandi ndi kwinywera uko nawe ukunda utuba vuba mwega niho hakunda ko amakuru y'abastar kesha ndakuyarukita muri ubwo ni n'abantu dukura abafana ndetse n'abakaboro ndagafata maze ugafata kumwe DJ abapozinze indirimbo bagiye gushyiramo indirimbo we noneho amera nk'ugiye kwaka indirimbo DJ abona namukasize uwo mukobwa aho ngaho ashaka gushiduka ari abandi bamumuryanye amufata gutya mu kiganza bagiye kwerekeza kuri DJ avuga ati cya kiganza reka gifotore DJ Briane amufatemo mu gifoto uko nguko rero akaba ari nkavamo uko nguko nkimara gushyira hanze biriya rero nibwo habaye mu bindi bisa nkaho natari byiza. Uri kumva umukobwa muzima yatangiye agira inbox yaranyandikira nyine arambwira ati nyaboneka biri uri kutanye kubikira hanze abandi banyamakuru bandi ko yatangiye kwibona ntibiza kugenda nabi. Ndamubwira ati wowe kabyara we kuzi ko ntari biryanjye sibyo wimvugisha menshi ntabita hanze nuko namubwiye no muri chat byanditse hanga chat ndibuze kuza kuzereka Abanyarwanda hanga ndazifite zose. Uri kumva ati wimvugisha menshi ntaza kuza kubita hanze. Uri kumva ukuntu byagenze yumva nuko gushobora kuba byagize gute byafata indi sura. Umukobwa muzima arambwira ati turekera aho ngaho tubigira ibanga namusanga murakorana n'ibiganiro byinshi mwagiye muri rwose tubigira ibanga kuri Maximus mujye gukora subscribe no kuri Siaka TV birangije nyuma yaho ngaho akandi kantu kankoze mu bwonko bwo kadanje twagiye ka free zone hano mu mujyi. Uri kumva hari masaha y'umugoroba nongera kubana n'uwo mukobwa bameze nk'abantu bavuye gushopinga tuntazi bari kumwe. Icyo nakoze ngene se nzamura phone arambona amaze kumbona wahita asigaye na DJ Briane niyo video ndayifite hanga. Uri kumva asubira inyuma ngicyo nakoze nafashe video y'uwo baby magafata video y'uwo baby nawe muzana mugaragaramo gutya muri video ariko mbona agiye kugira intambara video nyikora turajya tubunyuzamo ariko ndayikipinga. Uri kumva video ndayikipinga. Icyo nakoze nta kindi rero nakoze operation nkora operation yo kwinjira mu bwiro neza bw'uburyo urukundo rwabo kwatangiye naho rugeze nza gushanga uriya mukobwa Tesha ni ibintu yarasanga ngo kera ariko bisanga ngo yarakwiswe mu rukundo n'uriya mukobwa Albin wakorera kuri Flash ufite akaboro kanga nkuko bisobanura abashese basabumenya yagiye hanze. Uri kumva yamurokwirise mu rukundo mu kumurokita mu rukundo anamwambika n'impeta barabidekarara izo ni inkuru tuzi. Noneho ibyo birumvikana. Noneho uriya mukobwa Albin yagiye kwanga DJ Briane gute akajya kundi mukunzi ko Albin afite umukunzi mushya. Ni ukuvuga ngo Albin akimara kujya hanze bariya nago bakundana nk'abantu bafitanye intego zo yo kuzaramba nabo kuryana tu bakundana kugira ngo benjoyingane baryane. Uri kumva yamaze kujya hanze nako nta huruna harimwe ahantu hamwe bazahurira. Uri kumva ko nta hantu hamwe bazahurira nta handi yaravuze ati reka ndokirite undi mukunzi mushyashya. Briane rero birabero ni ibintu yarasanzwe ntago ari ibintu yize vuba none hanga ushaka kwibaza ngo abisanzwe mu gute. Briane urabizi ni umwana wo ku mihanda niko twamumenye akuryanga afite alimentation itagira abakiri katwicece kuri nakunda kuguha inshuti yanjye nyuma yuko aba umwana wo ku mihanda
yaba umwana wo ku mihanda ariko ashakirwa izina na Sabe Emirene ndetse nande na Yago bamushakira izina baramubwira ngo ibi bintu tugiye kugukorera reka tubyubakemo tugiye kugukorera dukore prank zatumubona amafaranga fasha wumva ko kana ushobora kwibaza ngo babyubatse gute rero ako ni akantu gato sibyo bakimara kubirangiza kubyubaka uko nguko baravuga ngo reka tukwereke reka twinjire mu diaspora tubaka amafaranga tuvuga ko tugiye gufasha abana bo ku mihanda uri kumva ngo tubaka amafaranga ngo tuvuga ko tugiye gufasha abana bo ku mihanda ibyo nibyo bakoze ya kanuni twaya tubonagurira abana imvange bakagura ibitoki biriya byose ni prank bakoze yakozwe n'abantu batatu uri kumva ni inama yakozwe n'abantu batatu iyo prank yarakozwe n'abantu batatu naraguca mu ijambo siko bajyaga Nyabugogo bakagura kuri za nyama zimwe na zimwe zazanka cyo dafite ubuziranenge ku kiro cya 2 kandi kiro kigura 200 ngaya uko niko kuri rero uko niko kuri rero nyuma yaho birangiye rero sibyo ikintu yakoze yarerekanye ngo yasangiye n'abana bo ku mihanda ngo basangiye uri kumva ako kantu barakerekana nyine ngo bari ifoto ubu abo bana bari hehe uko niko kuri mbazaga bamuhaye miliyoni 200 nazo nakubwira ikintu zakoze azigabanye n'ababandi ikintu zakoze uri kumva oya sino kuzigabana yaragiye afungura alimentation agura ki yimukaho yabaga urumva ajya handi agona material zose zo mu nzu yari afite arazigurisha nukuvuga ngo iyo ngiyo yayisiza nka liquor store yakoreraga hehe Kicukiro hariya munsi y'urusenyo rwa Gorori niho ayita ngo DJ Briane liquor store hano haruguru mu Gatenga haruguru mu Gatenga uri kumva reka ngo ukuri kwayo rero DJ Briane yangeso yiwe y'ubutinganyi rero kwitaga umutinganyi ni umugabo ku mugabo ni igiseba ariko nanone tugita uburezi bien kugira ngo babyumve neza ariko none byo bitangiye gufata ibindi bara fuck ni shit man reka none umudushaho ngabo kwera yangeso yiwe yatumye yasitumana ya business yiwe ihomba ubu hari abantu benshi bazi kigikora nawe ushobora gusanga ari uziki gikora ariko kwa gara turamusubije kwa Tino MC Tino much respect my brother kabisa uko niko kuri uko byaje kugenda rero reka ngusobanurire aho ngaho yafata umwana w'umukobwa uri kumva akavuga ati nzaguhemba ya mafaranga ku kwezi bakayumvikanaho bamara kuyumvikanaho umushara wakwenda kwigezaho habura nk'icyumweru gatangira kumuhamagara ati ngwino ndagushaka uri kumva bivuze nabi sanga mu rugo sanga mu rugo ndagushaka tuganire kumbi yagera mu rugo kumukorakora iki niki kugira ngo abe yamurya gombo ku munsi w'ejo ngewe nibwo nishyiriye hanze ubuhamya bw'umwana w'umukobwa we yamukoreye muri alimentation bashwana bapfa icyo kintu ashaka ku nsutsu ahita umwana w'umukobwa arabyanga ahita abishyira hanze uri kumva sinzi niba murabyumva neza ngewe ikiganiro nakoze kuri channel imwe uri kumva nase wayivuze kari yawe ni ikiganiro nakoze kuri yawe ni ikiganiro nakoze kuri yawe uri kumva naramuhamagaye bije turaganira ndamubaza ati ngiye kukubaza kimwe mu ikintu kimwe uze kuza kunsubiza umbabaye unsubiza ati ndagusubiza uri kumva ati ya likasto wari ufite iracyakora cyangwa ntago igikora ngo yango ntago igikora ngo twarahombye ngo twarafunze niko yanshubije kubera iyo mpamvu mudasipora gabajije amafaranga cyo ni impamvu yuko abo yakoreshaga yabatingaga byanga bikunda umuntu utekereza ikintu cyane na business ari kumva impamvu yatumye likasto ye ihomba ariko naguce mu ijambo n'abantu mudukuriki ni mwebwe tuba dukorera mujye mwicara mushe munyurabwenge mujye muri commentaire ushaka kubukura DJ Briane amagambo bavuga injuga bavuga n'ibishegu by'abana n'ibiki ukumva yuko ari ibintu buri officially ari ibintu biri bizima ariko nano mu buzima busanzwe nukuvuga ngo ubu tuvugana nuko ari hanze ko muri session nibwo namuhamagaye ku kiganiro turavugana ndamukunze mushya ariko yagiye kurokirita undi muntu wundi mushyashya reka mubwize ukuri reka tuganire reka nkwibarize T-Bless wenda woza amakuru menshi kuri DJ Briane buriya atingana yitwa umugabo cyangwa atingana yitwa umugore ntabwo ari mu Rwanda so atingana ari umugabo cyangwa ari umugore ariko uraba ari umugabo ko ateye nk'abagabo ni ukuvuga ngo we aratereta umukobwa akamurya warya abakobwa ni ukuvuga ngo we arya abakobwa sibyo ni ukuvuga ngo hanze hangana hari n'andi mavideo menshi mfite ntarashyira hanze ariko uko azakomeza gukoza agasemburo gukoza agati mu bwonko byose ikiganiro vuvuze rero tubibagezaho buri cyo tuzakora naho umuvandimwe abari mujye mugenda nawe azabivuga so
Briane mpamvu uvuga ngo nagazigera ngazarinda afi adashatse umugabo nese umugabo ashaka undi ni ukuvuga ngo uriya uvuga ngo Briane iriya ni ingeso yiwe ntago ari ingeso yonyine gusa afite mu minsi yashize nako sino minsi yaje abantu bakurikirana showbiz ndibuka baribuka ejo nibwo n'abantu bakunda kucyana ibiganiro byanjye nashyize hanze amantuze amajwi arimo aravuga n'amajwi yakoze muri 2019 ari kuvuga bari kumubaza se ngo ku kintu cy'ubutinganyi ukivuga hiki aranje arabasubiza ati jewe ikintu cy'ubutinganyi kintu nkivugaho ati burangiye werega mbona aragisida yego uri kumva ati njyewe rega mbona aragisida ati njyewe mbona aragisida buriya ati kubona ibintu bingwirira nako nasanzwe by'inkuru biza nk'impanuka ati ni ibintu biza nk'impanuka uri kumva icyo kintu byanga bikuna ari umuntu utekereza nshuti yanjye wambwira gute cyase wanyumvisha gute kuntu ikintu cy'uburezi bye nishobora kuba bega gishobora kuba accident abantu badukurikiye munimo byibona byo TBS avuze gute ikintu cy'uburezi bye cyakuba accident udasanzwe bikora ariko burya abana bo ku muhanda imbobo zo ku muhanda bana bitwa abamayibobo sibyo bo n'abana bo ku muhanda nukuvuga ngo agishije yetandukanye unyemerere gato harakandi gapati wenda uvuga ngo nka step 1 twari dufite ariko ifite A na B tuzagaruka uri kumva ifite na A na B kuri B naho rero kuri party ya DJ Briane harakandi ka B nagira ngo tuvigaho cyane ndibuka ko mu minsi yashize habaye isaga yuko DJ Briane ajyanye na social mura kuririmba hano mu gitaramo bikaza kurangira bigenza gute byaje kurangira DJ Briane atishyuwe amafaranga ndibuka yashyize hanze amashusho ari kwerekana abayagongo bamutware ubuvugizi ngare kuntu yagaruka ngo yanze kwishyura ni nko kubati babyeyi banje ngo yanze kwishyurwa nko kubati babyeyi banje yagoye mu yirene sabe nyamuna babyeyi banye mu nkore ubuvugizi uzi uko byagenze hagati aho ngaho se no kuvuga ngo social mura we yaragiye akora igitaramo neza cye birarangira ariko DJ Briane ubusanzwe afite ingeso reka nge nararezwe reka mbivuge mu kinyabupfura kizima reka mvuge mu kinyabupfura kizima afite ingeso y'akaboko karekare ndeke kuvuga ngo afite ingeso y'ubusambo akora se man uri kumva shaka kuba ko babaretse gato TBS ushaka kuba umuntu ufite ingeso y'akaboko karekare wa nukubita pickpocket urumva ni wa muntu mu magambo meza afite ingeso yo kwitiza ntagarure DJ Briane yagiye anajyanye na social mura gutaramira abo bantu sibyo social mura barajyanye social mura agenda kuri gitaramo cya yishyurwa birarangira aragaruka ariko DJ Briane aho yarari imbere ku byuma ukumva habayemo icyo kibazo icyo bamukoze nta kindi bamwambuye passport yiwe uri kumva n'amafaranga banga kumuha amafaranga cyangwa ati nimba hari telefone aho hafi ati mfasha itatujyana nimba wagoswe twemeze arangije ngira ngo murabyibuka habaye saga kuvuga ngo DJ Briane mukoro buvugizi murebe ukuntu giragira gute murebe ukuntu yagaruka social mura yagiye gitarama gikora neza arishyurwa ndetse anasubirayo ubu yanasubiyeyo uri kumva ngaho Briane wanyu azasubireyo yaciye mu zenzira se azasubireyo buriya koko uri gisambo uri kumva azasubireyo reka tube tumuretse aho ngaho twigire ku modoka bahavu yahawe ishaje second hand nka zazindi zo muri Tanzania zaje baragiye bagapreka ku muhanda bazizana mu bwato zaramunzwe agana hasi amarotire za mortiseri amabati yaracitse bagera inahangu uko ajyana mu biryogo cyangwa kajya muri amagaraje yandi bakajya gute bagasudira amabati bakabikora neza bakayitera irangi bakabara mupfunyikiye ubu ngubu hagari mu Rwanda ngo agiye kuruhuka nge nahoze mbona ikiganiro nimugoroba ntuze yakoze umuntu bita bamenya yakoze ikiganiro gisa nkaho ndakirimo agahinda kenshi yirinze kuvuga ko nawe yigira agahinda kuko udufaranga atanze ni duke bavuye atanze menshi nyine miliyoni 8 unata miliyoni 15 ku modoka miliyoni 17 urumva wowe mwakompeta no kuvuga ngo we yirinze kuvuga ibintu byinshi bamenya yirinze kuvuga ibintu byinshi mpamvu yirinze kuvuga ibintu byinshi nuko azi neza yuko imodoka byamaze guhihwiswa ko imodoka yamaze guhabwa bamenya yego byari byaramaze guhihwiswa ko imodoka yamaze guhabwa bamenya byarangiye yaje kuyibona ati uko yaje kuyibona rero cyase uko yaje kuyibura mbega yaje kumuca mu ntoki nyine uri kumva wenda avuga ko yaje bahavuye yarayibonye ariko nabwo yayibonye kubera induza abanyamakuru ego uko byaje kugenda sibyo umuntu bita bahavu yagiriwe inama uri kumva yakorewe ubuvugizi uri kumva n'itangazamakuru mu gukorerwa ubuvugizi ariko akorerwa ubuvugizi nta fagiti igaragara yuko iyo modoka afite kuba yayitsinda cyane mbega hari kwa kundi uvuga ngo ngiye kuburana ariko nta muntu mburanira nta n'abatanga buhamya mfite kubera Imana ngendeye kuburana kubera Imana ngefunze umwuka ngiye kuburana nuko byagenze umukobwa muzima
ajya gutanga ikirego bataranzura ko imodoka bazayiha bamenye, ariko afite amakuru ko imodoka azajya gute bazayiha bamenye. Yego, uri kumva cyane. Arangije umukobwa wita Bahavu arakugendera akugira muri RIB, uri kumva RIB yaragowe ariko akugira muri RIB. Umuvugizi wa RIB icyo yakoze nta kindi rero, yahamagaye Murangira-tseri nyine, yahamagaye uwo bita Bahavu, ahamagara na Nyirindori ati muze Dori Safari, yego kubi ati muze, uri kumva arababwira ati se bino bintu nitubijyana mu nkiko biragenda gute, muremeza yuko neza ko iyi modoka iri buza guhabwa abamenye cyangwa irahabwa Bahavu, ahubwo tureka tubyanze tubikure mu nkiko tubishyire mu bunzi, uri kumva mwebwe mushaka ukuntu mwumvikana mwungane, iyi modoka ireke kujya mu bintu byasaga. Bahava komeza kubona ko imodoka byanga bikunda iri kurembera ijya hehe, ijya kwande, ijya kwabamenye, ariko haba hari imodoka mu by'ukuri yakoze, uri kumva igomba kwambikwa ibirango cyangwa se ibyapa bya Ndori Safari, yamara kwambika ibyapa bya Ndori Safari igahabwa nde, igahabwa Bahavu, kuko bamenya ngo guhabwa imodoka nshyashya, uri kumva baravuga ati iyo njyawuro y'imodoka iyo njyawuro y'imodoka nshyashya, njyawuro ni ijambo ryo mu Kigande, njyawuro ni komisiyo, iyo njyawuro y'imodoka nshyashya agomba guhabwa bamenya, uri kumva reka tuyizimize, ahubwo dukuremo kimwe cya kabiri tugura imodoka ishaje mu igaraje tuyambike ibyo byapa tuyihereze Bahavu, areka gukomeza kudusakuriza. Bahava abona yuko nakomeza kwisaza 15 z'ukwa kane nibwo ari kuyihabwa, hajyaho ukwezi nibwo ari kuyihabwa. Bahafaza kubona yuko nakomeza gutinda nibikomeza kwanga azabura byose nk'ingatimeni, uri kumva abagabo nabi imiti, ngira ngo abantu twari turi kumubwira ajya guhabwa iriya modoka barabibonye, kandi none bayimuhaye mu masaha kuza y'ijoro kugira ngo ataza kugira umunyamakuru zo kureba akabona handi yateranyijwe yamunzwe akaza kubivuga mu nkuru. Ariko amafoto nande afite ngiye nagize amahirwe yo kujya mu modoka no kuyifungurira no gufotora amafoto y'imodoka twibuze tuyakomeza tuyereka abantu, amapine murabibona, uri kumva sinamapine gusa kandi imbere hano gutya kuri nuza kuri parashoke, ndetse no hasi muri kaga super shock agana hasi, ndetse na hano ku maferi no kuri za demarage kuri za pedale biragaragara, yego uri kumva byarakometse biragaragara n'amapine biragaragara cyane. Futi yanjye miliyoni 15 ntabwo yahombye buri, mujye mureka duhereze, nubwo nta modoka nyana ni gari yo nari gipitipiti, ariko nzayibona inshallah, ariko imodoka nk'iri kano gapati nakisoperasiyo agatambaro mu maso, kubera ko nyine bakoze ikintu cyo gukinga agatambaro mu maso abantu, uri kumva yego. Barangije baraza bereka abantu ko ngo hari ukuntu ngo ibintu bimeze ngo ukuntu ngo gutya, ariko kuri kuzima ko ari guhara aho ngaho nuko hahise hazamo imibare y'injyawo, no kugira ngo bahavuzwe warutangiye ku kantu kuko uvuga ngo yagiye hanze mu kiruhuko, kariya na kantu yakoze kugira ngo uretse gato ese kuba yagiye hanze ni kwaba kujijisha bamukurikira cyangwa abantu ba muri sinema nyarwanda abanyamakuru biravuga ngo nagiye hanze agiye kujijisha ngo agiye mu kiruhuko ari izindi diru yagiyemo kugira ngo ajije ko abanyamodoka yishimye, twabyita ibyishimo. Biriya ni ukujijisha kubera ko ubundi tuzi neza ko ubundi mu masezerano yari ahari nuko umuntu agomba gutwara kiriya gihembo yagomba gutwara imodoka nshyashya, siko yemeze niko byari byanditse mu masezerano, niko byari byanditse. Ariko iyo modoka yari ishaje, kuri plaque yari ifite plaque ya mutation, bashyiraho igikava, yego uri kumva cya Ndori Safari, bapfuka iyo plaque, kandi imodoka nshyashya iyo plaque haba hariho nyine boro y'umweru gusa, y'umweru gusa, inyuma irerekana ko nta plaque iramba, imbere aba ari umweru gusa, inyuma aba ari umuhondo, berekana ko nta plaque ifite, uri kumva. Ariko barapfutse iyo boro ya plaque, kariya ka geste yakoze ko kujya hanze rero, yego uri kumva ni geste yakoze kugira ngo ajijishe yereka abantu bose bakina muri fibiko yabashe kwakira ibyo ngibyo, ariko ntiyabyakiriye. Ibyo twashyize hanze nk'itangazamakuru nibyo byabaye, kuko ijoro ahabwa iriya modoka bwarakeye iriya modoka nibwo yaraye mu igaraje. Miliyoni 15 yatanze, ni igihombo kuri we, uri kumva. Akaba inyungu kuri nde, kuri bamenya kuko bamenya afite ravofo 2009 agendamo iriya modoka yaje igura miliyoni 10 na zingahe, ubu ngubu ugiye bamenya buri yagize kizo kagera kwigurisha ndetse bakubita miliyoni 9 cyangwa 10. Okay, so nago tubavugaho byinshi, ubwo buteka mutwe ni byinshi, aya makontent ni menshi, bya Briane mwabyumvishe, bya Bavu mwabyumvishije, ariko se none abantu batugwa ibintu bitarama
kuki bajya bakabeshya abantu nyiri igikombe azagitsindira cyangwa batinshura miliyoni isakashe miliyoni 50 mu kampani ikambazo gatoya azinjiza miliyoni 60. hari ikibazo nibajije ejo bundi ubu nkubateguye nk'ibitaramo by'aba YouTubers nkumva umuntu yambwiye ngo ninjye atwaye igihembo cy'umu YouTubers ubu ngitwaye nta mfite nta bikorwa na bimwe wakoze nta soni naba mfite nanjye nta bikorwa bimwe nakoze ni kuri DJ Briane rero uzagatwara ibihembo adamenya ariko ibihembo atagize gute adakwiriye igitaramo mu Rwanda ariko gutumirwamo n'iki nyine igitaramo mu Rwanda ariko gutumirwamo n'iki cyahese hari cyo mu muzi tubona abanuza tubona ba Musitino ba DJ Toxi bahoramo Musitino bahoramo ba Pedro bahoramo man ubwo mu nizikazi ba DJ Ira ba DJ Ira bahoramo man nta muntu udahora mu bitaramo byano mu Rwanda barabiyoboye Briane nicyo yitarama bwatumirwamo hano mu Rwanda sibye ku munwa we no kwitobara amatamano hose akumarika mbwa abayizi bene kabire bitobora ururimi uzi riraherena ryo ku rurimi cyo bisobanuye nago ndi busoze gato reka banze gato urabikoraho riraherena ryo ku rurimi uzi cyo risobanuye ku mukobwa nirinda kubyinjiramo kwa ikintu cya mbere nagana irya hano si cyo risobanuye irya hano si cyo risobanuye tuzaza tubivuge ikintu cya mbere nanga ngo telefone kaduhamagare bahavu bahava rihanze kamuke Djori tumuhamagare nano kuri Imodoka yabayura mu minsi yariye urumva ko ngo hagarariye ngo Messi Rwanda ngo muri East Africa ubihagarare mu biki twitabe kamera umuntu batanagira ngo ufite nimero ya Mutesi Djori iherwa na 230 numva yitabye wenda kuko ashobora kuvuga ati byange kintu cyayitipe kiraburiza hano kuri mikoro ugasanga nanjye muswa muzima yanze kumfata ariko nanjye ndayifite nta bintu by'imiyaga bijya bikunda kubaho nge umuntu ufite nimero ya Mutesi Djori arebe iherwa na 230 nuzana atariyo umenye ko nabandi kubera nuzana n'imikino mu kazi k'itangazamakuru ukagendera ngo kanaka uba byarangiye yanze ko kwita ku murongo wa telefone mwitongere muhamagare rimwe ikaza tureko twanya kumama cyangwa kamanze nanjye muhamagare twumve kamanze muhamagare ikaza yongeye iciyemo rimwe iyo tugiye kumubaza utabibabwira nyuma mbere yo gutangira operation maza kuvugana nyiri ubwite ku giti cyiwe yambanze numve yuko imva mutima ye kubera ko ari kuvugwaho ikintu bita ubusambo bw'uko yatwaye imodoka y'umwana w'umukobwa yatsindiye muri East Africa Miss andura mwana w'umukobwa kubigezaho imuha bamwita Shanita ntayo bamuhaye kandi ngo bamugize vice president yumva ko agomba kujya agavura muri buriya buntu ntago ari ibisambo reka muhamagare ntago ari ibisambo biba mu itangazamakuru gusa cyangwa mu bindi bigiye bitandukanye akanyenyeri yohereza injyana akamutena igiciro ku bwongo mba nk'ibiririmbo babazanye bagutera copyright aho ngaho none reka tubizime so Tibless twatiye kumubaza iki namwihore twatiye kumubaza iki ngiye ikintu cya mbere nangiye kumubazaho ese iriya modoka yayiriye umwana w'umukobwa ese koko bivuga yuko ahagarariye Miss Rwanda muri East Africa nibyo ni vice president ni vice president icyo kintu cyo ni nako kuri gihari nibyo cyangwa sibyo ariko cyo ngicyo kikuri twebwe no yagaragaye muri rashango ubwo ese ibikorwa yakoze mu byo yagaragaye muri rashango ubwo yarijyagamo nuko wenda giye ngiza nk'amari agafata iyi call kuba ari vice president ibikorwa byakoze nka vice president nibiye mu gihe amaze nta kintu na kimwe yigeze akora uretse ko yashatse gukora ngakantu ngo agiye ngo gukora ngo akantu ngo muri Afrika y'Epfo asanga nabateka mutwe bagiye kumutuburira dushaka kugira imana akaza gufata akaza kuduhamagara naduhamagara twava mu kiganiro turamurikodinga twoza message n'ibyanga tuzanagaruka so Tibless uriya mwana w'umukobwa kubera icyo atabonye imodoka ye Mutesi Djori akayifunga ni ukuvuga ngo Mutesi Djori azi amabanga menshi yo gutegura amarushanwa y'ubumisi kuko nawe yigeze kuba ari kubona Prince Kid bategura buri kimwe cyose ni ukuvuga ngo ibyo Prince Kid yamukoreye kugira ngo agere kuri uriya rwego arabizi nubwo yarebye aravuga ati njye nk'umwana w'umukobwa mfite nanjye ibyo nakorera umukobwa kugira ngo nanjye ngire gute nkuremo injawuro yanjye uri kumva komisiyo uri kumva umwana w'umukobwa akomeza kumushukura amubwira ati wowe nzagupushinga ugereyo ariko ku cyitwa igihembo tuzagupromesinga igihembo ariko ntuzagitwara yego niyo uzagira gute nzagitsindira umwana w'umukobwa ntago bamubwiye uko nguko ahubwo bamubwiye ko imodoka izakorwa mutation kugira ngo izabashe kwinjira mu Rwanda
urumva ifite ibyangombwa byo mu Rwanda, mfite n'amajwi, umwana w'umukobwa ari kuvugana n'itangazamakuru avuga ubutekamutwe bwabayemo muri ibyo bintu byose, muri iyo cases yose. Mana nagushimire uri kumva Yago TV show kuri Instagram we yashyizeho aka video uri kumva ka channel yawe. Mana iyo ukora cyane burya birigaragaza ebana ndamushimira cyane. Imana ikomeze mukore subscribe, Imana ikomeze imuhana umugisha kabisa ebana, tugomba gukora cyane. Reka tugere kuva kuri abantu tunanabihorere. So mu minota 5 tugiye gukoresha 3 tuvuge ku kintu noneho cyateye mu bantu dukoresha ibiganiro tubakoreye ubuvugizi, urumva tukabavanaho bari tukabazaho aho batari bari bakabona amafaranga bigahinduka baje kutwitura iki inabi. No kuvuga ngo rero uko niko kuri yo dusa nkaho turi gusa nkaho tujya gute turi gusa nkaho dushyira hanze. Kuvuga ngo iyo operation nanifuje ko ndibuze kuyivugaho kuva mu mizi yayo, tuzabivugaho kuva mu mizi yayo, ariko imizi yayo ari kuryoha iyo Mutesi Djori yemera kamfata, yamara kumfata nkamubwira ati wokabyara we wanyemereye ugafata ikoro tukavugana. Mutesi Djori asora izina Mutesi Djori seke yitiriye nta muntu w'umutesi man ukora ibintu nka biriya. Niwe muntu wa mbere utinya gufata mikoro akavuga ngo abantu ni imbwa. Umuntu w'umugore bose reka tubyihorere gusaba mama wacu. Umuntu ufite nimero ya Mutesi Djori iherwa na 230 nimusanga atari byo tunajyana mu je tuyashaka ku kiganiro, nimusanga atari yo muvuga ati bless arababeshya kabisa. Bless ariko rarakaye waritse kumuhamagara. Oya ndabizi kubera ko ashobora kuba bizi. Aravuga ati gitere yaje Idi Frank wakere yaje mu paparazi bakameje. Ese nagira ngo wenda ngiye nganiye nawe gutya mu buryo bwimbitse, ariko so yanze kutwitaba turuka kuri kira tugisorezeho kugira ngo tugene mu bindi, ariko turacyari kumwe kubera Imana inshallah tadukomeza tugire gute tuganire kuri babafana bacu. Ukuri guhari ikanze ndeye ko ayibuze kuyifata aganyananirwa ameze nk'umutano nirwa nkanjye nagahita ngize nk'Imana kuko akenshi biba byiza 36 230 izibanza nago tuzivuze, izibanza namaze ntangiye kuzivuza 7 nago tuzivuze nago tumwiwe nago tuzivuze yanze kuyifata. So Tibress reka dusoze unyemerere dusoze wenda mu bindi biganiro niwe bazatubona. So kwa dukoresha ibiganiro bikarangira batubanyemo abana babi kwa ko kafashwe mu diaspora yabaremeye byagenze neza bikarangira we bamwerekanye bigenze ukundi. Ibi ngibyo bivuga iki? No kuvuga ngo rero harimo abantu benshi bibeshya yuko wenda twe nk'abanyamakuru turavunika cyane, kandi kuvunika cyane impamvu tuvunika nuko dushyira hanze ukuri, kandi tugashyira hanze ukuri ntawe twitayeho. Kuvuga ngo ngende wa muntu ushobora gushyira hanze ukuri ntitaye ku mukamera uri gukamerera ya video, nawe nkaba namushyira hanze nka making sure ko ukuri nakoze kwagiye hanze. Kamera wacu mukameramani wacu nk'uyu ni igicuza n'abakameramani bamwe bijya ngo bafite imvururu mu mutwe, nukuvuga ngo isuri yabagiye mu mutwe. Nukuvuga ngo byibuze ukuri kwako reka tureke kuvuga ibintu byinshi ahubwo ubutaha wenda nshobora gukomeza kumuvugisha, ariko cameraman wacu arimo aradushutinga ari kuruganira ku ruhande namubwira ati amajwi cyangwa video yavuze ngo namwirukana ngo bigenze zikomereye. Reka dusoze ikiganiro cyacu kubera ko iyo operation niyo nifuza ko tuza gusoreza, bari reba bavanga nta kintu kimwe napfa kuvuga kuri Mutesi Djori kubera yuko nifuza kumuvuga ariko turi kuvugana nawe gutya kuri kora, ariko ntabwo bikunze batumirwa bacu rero iyo surprise nayo mbafitiye hano muri operation yanjye, ariko ndibaza ko ibindi byo batumirwa bacu dukoresha buri gihe, duhorana buri gihe, dukorana byinshi bigiye bitandukanye. Mwebwe dukoresha wenda ukagirira amahirwe ko ubuzima burimo mu diaspora akabarakoremeye ukabaho neza, wabone isi akaba mu diaspora kumenya ngo kira ni icyahe kiriya n'ibiki ukagenda usebye umuntu ntago ari byiza. Uno munsi wankenera ejo bundi nagukenera, kuri iyi si nta muntu wigira. Umugabo arigira yakibura ngagapfa bira ntago ari byo, nta muntu wigira. Urumva twebwe turiho tumeze vidimenti muri telefoni ye cyangwa afite shaza muri telefoni ye cyangwa WhatsApp kwa umuntu agera azohererezanya share, niko tugera tubigenda cyane kabisa. Muranyumva muranankurikirana abadukurikirana ibi nago byagakwiye. Tibress nimba nta kintu wenda warenzaho nagushimira. Igihe kintu cyambere cy'unshimira umuntu wese uhagacira ibyo dukora, Imana igikomeza imuhana umugisha kandi tuwusangire. Wowe wibutse gukora subscribe, like, share kuri Siaka TV 500, kuri Kigali News 5 kuri Max
Cosmos TV hose urahari kuri Instagram Isaka Manager, kuri Twitter nitwa Isaka Manager official. Dusuhuze bucece mu gace umunyamakuru narengeye ko kiroso ngeno hano bucece mu gace naza suza abantu badukurikiye afite televiziyo yitwa ngo bucece mu gace bakoreye subscribe n'umunyamakuru mugenzi wacu ariko ngo muri no minsi nagagiye kwanza kwegekaho asigaye yiharaje impararo muri minsi yo cyo bitango kwegekaho Yesu nashimwe nasengo yiharaje impararo muri minsi ngo cyo bitango kwegekaho ngo Yesu nashimwe amaze guhirika icupa ringana ko yakonyaje amaze kuyigavu kiroso nta muntu nk'umutobe akavanga n'ubushera kiro kugira mu ndaha wa muntu ufata kiro kicara hanga icara hano umunota icara hano umunota uraje babona injugu ye mwibarize wigendere wakoze cyane kiro ibyo bakuvuga ni ukuri nabashuje buriya ibyo bakuvuga ni ukuri bimeze gute ako prestation man mfite bucece mu gace bakore subscribe kuri bucece mu gace show ibi nta wabikata ubundi ibintu bibasha kugenda neza byose byabaye n'abana umuntu byose twabihinduye imyanya urumva twabitewe so iburundi ameze wavuye ejo bundi abarundi bameze bate inshuti zazi Burundi bo babashe kugeraho abashinga nawe wacu abakenyezi urwaruka abashigiranganje bameze gute n'abantu mwiceje hano baravuga ngo hama mumeze neza cyangwa babasha kuba mu Kinyarwanda hanyuma so dusuze Murundi banyana kuri Murundi TV bakore subscribe Murundi wari mu kazi ameze neza muri no minsi nawe muri operation mundakora zamuzana kuri kamera icyo nshaka kuzamubaza no operation turi kwaze se cyane operation imeze gute no operation iri mu kiganiro bita vuvuzera tuzivuga zose so Burundi wahabonye ute ngese nahajya wahabonye ute numva bahavuga babonye ute se baga wahuye nabandi bagane nabandi bimeze bite Burundi hameze neza banyakire neza nabashimira rwose ko banyemeje ko abavandimwe nanjye narabyiyemereye kabisa shimira aberindo wayo no mukinyi wa filme ndagusuhuje aberindo wayo uranyibuka Nyamirambo Cosmos ndagusuhuje mu izina rya Yesu Randi promoter umutananirwa utajyunanirwa ariko nagagikora amazi imisi ari gukora basanga afite enda ibibazo wenda utamenya kuri yaca niyo ntabwo turi waramubonye Randi kabisa twakira neza nambwa ahubwo yampaye intashyo nambwa ati surize umugabo utakira n'abana isi y'akamanage ceke ndakuramukije cyane mugabo none uragumye natuzangezeho bucece mu gace turi ameze neza none koresha umwanya mwarabonanye ntago twabashe kubonana kuko nagiyeyo ndi hari ibyo nari ndimo ariko Randi yafashe kubigendamo neza fresh hari umugabo bita cyangwa umusore anakonda wamujama twarahuye nawe turaganira maze nka simifu turaganira kabisa n'ikiganiro twakoranye bantembeza kwitanganyika kabisa hameze neza cyane ndahakumbuye Burundi nzajyayo nubwo nahazi nzajya yego hari n'abantu babo bagiye banyakira kabisa bamwe ati ikaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'abafana ndetse n'abandi hari abantu hari umumama izina ryenda ryibagiwe ariko ihangana ariko ariyizi yumve ko nagize nageze barambwa ati angurira amafaranga namwe ati gende umwe akantu kabisa umwere amuseri zaho zitazaboke abantu bagira urukundo turakwakiriye tunasuhuza muri kino kiganiro mama twa Jamira dusuhuze umujyama bita Kayitesi ababona abamama b'inshuti zanjye dusuhuze n'abari muri Oman muri Saudi Arabia mwese n'abari Dubai muri Kenya nise komeze neza so kiro nagira ngo bagusuhuze nawe nabasuhuze ubana kubonye tuza twigana no mu kiri kiganiro kuri kubijyanye n'ibyo tubona muri no mihanda byo bitandukanye nagana ndetse mu buryo bitandukanye duhura n'imbogamizi nyinshi duhura na byinshi harya njya ndyama nkumva umutwe ugiye gutakara ko ibyo mba niriwemo nibyo banagiye mbaza abantu reka ngushimire cyangwa ugire icyo ubwira abadukurikiye icyo nababwira ni ukubabwira ngo batujye inyuma badushyigikire basharinga ibikorwa byacu cyangwa bakore na subscribe kuko mwebwe tutabafite twagera ntago Fatuma yabona ibirayi ntago abana babona ibirayi naje komeze guke ntago mwabona beze gutyo ubwanwa nk'ubu icyangwa cya Isiyaka gitoshye gutyo cyangwa bafite ubwanwa bw'inzara ntago gifite ubwanwa bw'inzara ni kigaragara ko Imana hari ikintu iri kugenda ikora Yesu yagize neza kandi aragize neza Imana ibarinde turebana icyoroshye Imana turabemera